What's up guys, how are you doing? I hope mwese ko mumeze neza. Keyword, ijambo ry'urufunguzo, forget who forgets you. Ibagirwa wakwibagiwe. Ntabwo ari byiza buri gihe kwihoma ku muntu. Then iyo umuntu akweretse ko atagushaka, please iga kubaho utamufite, and then ubuzima bukomeza. Banavuga mu Kinyarwanda cyiza ko iyo winginze umuntu cyane birangira usuzugura. Rero kwinginga cyane bihanishwa gusuzugura. Okay, back on the content day. No munsi nkuzane ibintu 5 ugomba kumenya kandi ugaha agaciro muri ubu buzima. Try the thing to keep quiet about it. Hari ibintu 5 ukwiye guceceka ahantu hose waba uri. First, big plan. Ikintu cya mbere ni ukuceceka umupango wawe ufite mu buzima ukabigira ibanga. Ntabwo ari byiza kugenda ubwira umuntu wese ko ejo nzakora iki, nzabigenza gutse. Please be silent your plan. Then first, love your life. Iga gukunda ubuzima bwawe, wikunde, uvuga ati which purpose have in my life, niki nakora kugira ngo ubuzima bwanjye bube enjoyable and comfortable. Imirire, imyambarire. Gatatu, your income. Ceceka ibyo winjiza, aho biva, even umushahara winjiza, amafaranga ubona ya buri munsi. Be silent, biceceke. Then handi uzabwira umuntu amafaranga winjije ugasanga ishyari riratangiye, just wangiye kugira yinjiza. So your next move, icyo uteganya kongera gukora cyangwa intambwe yawe aho ushaka kujya. 5, your family issues. Ibibazo byo mu muryango. Just why kuki wakiha public. Ceceka ibibazo byo mu muryango. Iyi ni open mind.